Mama iki kubabaye mbwira. Muza. Chimbabaye. Murambabaye ko najya mvuga. Ariko birandenze. Mama mbwira ko. Ese ugufunga mu rugo. Ko birandenze ndabona bibaje. Ariko ibyishimo nkiri muto. Ariko ibyishimo nkiri muto papa akaraza mugore. Nagiye mbwirwa ko mama yasize ngira uruhinja, yantaye ngira uruhinja. Siko yatubona ari mukadata. Bakimuzana. Yaheruka noteza, akankubita, akanuka. Ibibazo byambanye byinshi. N'ubu sinyiga ngo mfate. Hano. Mukadata ahora nuraho umujinya. Yarwa na papa batamenye neza. Ihangane gaje inshuti yanjye. Ihangane rwose ndakumva. Kabambe ufite ndakumva. Bagenzi bacu turi kumwe hano bagizemo uruhare mu gukora iki gikorwa n'abanyeshuri cyangwa n'abantu batojwe n'ikigo Kwetu Film Institute. Nkaba rero nifuza yuko bahagarara ngo bareba. Hari umwe dufite witwa Leila Zabayo. Leila ni umwe mu bakoze muri burebe. Harimo Emmanuel. Ikindi harimo na Fernando niwe uri ku buhanga bw'ibyuma, niwe umukameramani muri izo filime zose, ndetse n'umu-editor. Hagati aho ngaho tukaba turi kumwe n'undi Emmanuel Kigundu wo muri Uyisenga n'Imanzi. Kuko kenshi na kenshi iyo ngiye gukora igikorwa nk'iki ngiki abantu bose babona yuko ari ibintu bya kabera, ariko hari abandi bantu abafatanyabikorwa kugira ngo tubigereho. Yes, mental health well-being niko nabyita, kugira ngo mu by'ukuri habeho ubufatanye inzego zitandukanye. Niyo mpamvu twabyise umva. I wanted to say that in most cases people who are going through mental health, in most cases people think that they are not understood. I know it from experience because I have one of my sons who's going through that particular challenge, and we all have various phases of mental health. So it's just a matter of finding people who can understand you and people who can appreciate the challenge. Sometimes you can say, like, you know what, I can appreciate more somebody who's going through this mental health because of how good the experience can use it. So literally that's the program. And this, as you can see from the papers you have, this program is funded by the UK Research Council Global Challenges, and it's part of the MAP program, Mobile Arts for Peace. So ntabwo ari igikorwa gitangiye mu kanya, ni igikorwa tumazemo hafi imyaka 5 for information. Hari Mobile Arts for Peace twatangiye tujya mu mashuri with Uyisenga n'Imanzi, tugafata abana, we train them so they address their social dynamics biciye muri art forms, either drawing or cinema cyangwa imivugo. Harimo utumesaje hagati tugaragaza ko contributing factors to mental problems. Yeah. Ukabona izo factors ukoresha tukari kukabura end message to the public. Ibindi birimo hagati ni mesaje nziza ariko ziri mu cyongereza. Ntabwo population izasoma iriya quickly, simbizi niba twagira behind the voice cyangwa message resume igaragaza summary y'ikinyarwanda itanga message to the public. Isummarizing izo factors zitatu nkuko ubitubwiye byiza cyane, zinakinye neza cyane kuko ni contributing main one, contributing to mental problems. Specifically in the youth and the young people. Sinzi ubwo mwebwe nk'abahanzi abandi bari concerned nka ministeri zibifite mu nshingano, ariko n'abaturage muri general public, kugira ngo tubashe gufatanya kumva ubuzima bwo mu mutwe
bamwe batabyumva nk'iyo tuvuze ubuzima bwo mu mutwe bakumva ko ari umuntu wasaze, benshi barabyumva bagaceceka, benshi babana n'ibibazo bikabamunga, umuntu akajya gucuruza bikanga, akirirwa avuga nabi, umuntu akajya mu rugo akabwira nabi umugabo, umuntu akajya kwiga bikanga. Nta kindi kibitera ari uko mu mutwe hadatekanye, nyamara usanga ari ikintu kiburaho information nkeya umuntu ashobora gusa nk'ukoraho gatoya bigatungana. Ni muri urwo rwego rero twese twashyize hamwe imbaraga, ubumenyi n'ibitekerezo, harimo abamenta bo mu ma-université, harimo twakoranye n'abantu bafite amakuru ku buzima bwo mu mutwe, dukorana n'abanyeshuri, dukorana na bamwe muri abo bana nyirizina, abana bo ku muhanda, abana bavuye mu miryango, abana bahuye n'ihohoterwa. Tugira rero uburyo duhuza biriya biganiro, ziriya nkuru zose twabashije gushyira hamwe zavuye mu bana ubwabo, twarahuraga tukaganira, twumva ibibabaje, tukaza tukandika, twongera tugasubirayo bakareba ese ibi twavuze uko twabikoze birabavugira, biravuga mwebwe yego. Ni nayo mpamvu n'abakina nkuru bose bariya abana ni abana twakuye muri iyo Uyisenga n'Imanzi, basanzwe n'ubundi bafite aho bahuriye n'ibyo bibazo, kugira ngo bavive ubuzima bwabo tububanemo, tutaza kugira ikintu tuvuga tugatandukira. Ariko nyamukuru ntatandukiriye cyane icyo wambajije, icyambere twari tugamije uyu mushinga ugikomeza ugamije kureba uburyo twafatanya mu muryango nyarwanda, tukareba uburyo ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe twagenda tukigabanya, tukagenda tukivugaho, tukakigiraho amakuru twese, hanyuma tukubaka umuryango, yaba urwo rubyiruko rubona aho rwisanzurira gukora, yaba abana babona aho bakorera, hanyuma tugakomeza gutera imbere. Muri rusange kuva icyo gihe duhura n'abana, kuko bagiye baduha ubuzima babayemo, byinshi twareberaga inyuma, abana batsindwa mu ishuri nyamara umwana yifitemo ubushobozi bwo kuba yatsinda, ariko kubera ibyo yasize mu rugo, buri uko afashe ikaramu bikaba ari byo biza mu mutwe, ugasanga umwana ari gushushanya utuntu tutabaho, atari uko ko karangaye, ahubwo ari uko ari kurwana intambara tutabona. Abana bo ku muhanda akaba yavuye mu rugo bimeze uko, yanakwegera ashonje amaze iminsi atabona uri umupapa, abona utwaye imodoka cyangwa uvuye guhaha yakwaka ironji rimwe, aho kugira ngo urimuhe ukaba wamukubita. Rimwe na rimwe tukanabateza abashinzwe umutekano bakabahambira bakabajyana, uriya mwana akaba mu isi ya wenyine. Rero kuva icyo gihe iyo mpuye n'umwe mu bana bafite icyo kibazo, iyo mfite ubushobozi bwo kuba namwegera, ndamwegera nkamubwira ngo baho mwana, baho mugenzi wanjye, hanyuma nkamuganiriza. Akenshi iyo umwegereye neza aragufungukira, kandi ikintu icyo ari cyo cyose wamufasha, kibe kumwumva, kibe kumuha icyo giceri, kibe kumuha iyo ronji, barishima akabikwereka, ukabona ko hari akantu womoye, kandi ako kantu umusize karamujyana. Ari nacyo twifuza muri message ndende dushaka gutanga abanyarwanda n'abandi bantu, twige kubwira aba bantu bafite ibibazo tureba tukumva twabitaza, tubabwire babeho, tubahereze ikibuga bahumeke, bisanzure, ubuzima burashoboka. Murakoze. So welcome to the Kwetu Film Institute. This is a space for the creative, and this is a space where we train young filmmakers on basic techniques of making movies. And the program that we have just experienced is a program that is designed by the Lincoln University in the UK and the Kwetu Film Institute in partnership with Uyisenga n'Imanzi, with the support of Never Again Rwanda as well, who are taking us through the last mile by showing the film on Thursday, this 14th of December, at the Milkolin from 9 o'clock until 2 o'clock, where we'll have a symposium that will bring stakeholders from policymakers, educators, faith-based organizations, and also other people, especially youth groups, so that we can actually use the education on mental health that we use using cinema. So we use cinema as a tool of advocacy. So we are not doctors, we are not scientists, but we use actually the tools we have to actually contribute to our society in terms of getting the mental health awareness across, be it in Kigali, around the country, and around the world, because mental health is not only just a specific problem for Rwanda. Can you just give us a synopsis of the documentary or the film that you'll be showing? We have 3 films. So the films are designed on mental health in families.
then mental health in schools, and mental health on streets. Sometimes you meet a kid on the street and then you don't know exactly what happened to him or to her. And then sometimes the educators don't know how to deal with mental health at schools and in various classes when a kid is either stubborn or just lonely. You don't know exactly how to deal with that. So we want to use the films that we showed. We have 3 films. So Sound on a Hill, my poem, and then we have the last one which deals literally with a specific trauma, which is called, INKURU YANJYE, cyangwa my story. And those are the films that actually we are bringing to the audience. These are not entertaining films. These are films that actually bring various stakeholders to either make decisions or people to understand the magnitude and the issues that surround mental health issues. Can you just give us a brief of each of the stories, the 3 stories, in one line, one sentence? One sentence, like INKURU YANJYE, it's a story of a young girl who was mistreated by the stepmother, and then she ended up literally being thrown on the street. And then the first one is my poem. It's literally the challenge of a young girl who can actually not manage to be understood by the peers and the teacher. And then the third one is actually mental health as well, again in the family, whereby the stepmother is becoming very, very difficult, and the kid mental stability cannot actually absorb that. So those are the kind of sort of themes that we dealt with. One of the reasons why we decided to use film and media as a tool of advocacy so that people can actually understand. Kuko kenshi na kenshi iyo umuntu yarwaye cyangwa yigunze ngo turiya yarananiranye cyangwa yabaye umusinzi cyangwa niko yabaye, so ibyo bintu byose ni ngombwa yuko dukora iki tubicisha muri sinema kugira ngo abantu babyumve, babisobanukirwe, babishiremo agaciro, babishiremo n'umurava na policies abantu bakora cyane cyane muri mu nzego za leta cyangwa abanyamadini cyangwa se abarezi, cyane cyane natwe muri za family zacu, kuko kenshi na kenshi ntago abantu babyumva, babyita ukundi. Ni nayo mpamvu twakoresheje nyine sinema, kuko niyo speciality yacu, kugira ngo dutange umusanzu muri societe yacu tubana nayo, twibanjirijeho kuko tuba muri iyi societe, so si ngombwa yuko biva hanze. Ariko twahuje ibikorwa n'abandi bafatanya ibikorwa, namely University of Lincoln, Wisenga n'imanzi, kuko bakorana n'abana n'inzego zitandukanye, haba mu mashuri cyangwa mu bindi bigo bitandukanye. Mbese icyatumye dukora izi filime ni ukugira ngo dukore ubukangurambaga. Ubukangurambaga rero ntabwo bukora wishyuza abantu, ubwira uti dufite iyi gahunda, abashaka yuko kuyikoresha haba mu mashuri, haba mu bigo bitandukanye, haba bya leta cyangwa bikorera, kugira ngo abantu bumve uburemere w'ikibazo cyugarije u Rwanda mu by'ukuri, nk'ukuntu umwe mu bayobozi baje kureba iki gikorwa babivuze, ko turashaka yuko dukorana n'inzego zitandukanye, haba Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Culture na Youth, inzego zitandukanye. Dufite capacity yo kuzitwara mu giturage kugira ngo zitange ubwo bukangurambaga, ko dufite ibyo bita Hollywood, cyangwa dufite ya maekra ya rutura ajya mu giturage akerekana amasinema kugira ngo abantu bumve mu by'ukuri buremere bw'ibintu. Ntabwo twakoze gusa ibintu bya entertainment, twakoze ibintu bifite educational purposes, cyangwa ibintu byafasha abanyarwanda, urubyiruko, ababyeyi mu ngo, kugira ngo ibyo bintu byose tugenda twobserva muri societe turebe ukuntu twabiha gahunda. Ubundi ubuzima butekanye bwo mu mutwe, hari ingero nyinshi, ariko umuntu afata inkeya washobora cyangwa washobora ku addressing. So cyane cyane focus yacu yari youth, urubyiruko, kandi urubyiruko tureba mu by'ukuri imbogamizi ziva muri za famiye, ziri muri mu mashuri, cyane cyane iyo uhuye n'umwana wo mu muhanda nk'ukuntu bita, mbese wabuzi izi imbogamizi yahuye nazo. Niyo mpamvu igikorwa twakise umva, mbese uramubaza ukamubwira iti story yawe imeze gute, story yawe byagenze gute. Kenshi na kenshi
bikaturenzaho tukabyibagirwa tugakomeza. Ni ngombwa rero yuko nk'abantu baturiye societe tujya twibaza cyangwa tugafata umwanya iyo ubonye akantu ukibazaho tuzaziha haba RBA n'abandi banyamakuru, haba TV1 cyangwa abanyamakuru baranga tuzazitanga gratuitement, ntabwo tuzishyuza, ariko urumva yuko turashaka yuko zikoreshwa mu bigo bitandukanye. Niyo mpamvu twatumiye RBC n'izindi nzego kugira ngo bazaze barebe ukuntu iyo gahunda yagenda neza muri rusange, muri gahunda zabo, ko hari gahunda nyinshi zirimo zitegurwa n'ibigo bitandukanye, haba mu gihugu, muri Kigali cyangwa no hanze ya Kigali. Nibwo tugitangira, iyi ni gahunda nshya muri curriculum, ko turigisha sinema. Anga tugira nizi filime mwabonye ntabwo ari njyewe wazikoze, nubwo rwose nkuri igikorwa cyangwa ndi umwarimu mukuru, ariko cyakozwe n'abanyeshuri bacu nka Emmanuel Sunzu mwabonye, haba Leila cyangwa na Mutangana mutabonye, ariko Fernando niwe wazikozeho. Mbese tubaha ubumenyi, tukabaha na orientation ukuntu bikorwa, kugira ukuntu mwabyumva bikanyura amaso, bikanyura n'amatwi. Icy'ingenzi nuko turifuza cyangwa abo tuvugana, Ministere y'Urubyiruko, Ministere ya Health, dubikiye muri RBC, Ministere of Education, mbese turagenda twunganira izindi gahunda zihari. Ariko twebwe nuko dufite specialite yo gukora sinema, twakoresheje rero specialite yacu kugira ngo tutange inkuru, kandi urumva ko sinema ari ibintu biri emotionnel, ni ibintu bijya ku marangamutima, ni nayo mpamvu byashobora gukurura abantu kugira ngo abantu babyitabire. Ngewe icyambere bitewe nuko as a filmmaker nk'umuntu wandika, ni ibintu tujya tubona buri gihe mu miryango, ariko ntago tubivuga. Mu miryango ya Afrika ntago tuvuga ko dufite ibibazo duhura nabyo by'ibintu zo mu mutwe. So ngewe mba numva ko bagomba kubana, niba ufite abana ukabanza ukabumva, cyane cyane niba ari no mu mashuri ukagenda ukabakurikirana, ukamenya imyigire yabo, nk'uko abazungu bavuga charity begins at home. So uburere no kumva neza bituruka mu rugo. So iyo ufashe umwana neza ukamwumva, no kwishuri ndumva nta kibazo yahura nacyo. So ikintu bihera mu rugo, definitely everything starts at home. Seriously, I've learned a lot. That's what I was saying. People don't talk about it, but we started with the group of kids who told us their own stories. So we took that version and made it a movie. So it's like you have to listen. The first thing you need to do is to listen to them, sympathize, and then understand them. Find the solution. And naturally we sympathize. Tugira impuhwe. Sorry, I'll change the language. Tugira impuhwe, tugira imbabazi. So niyo mpamvu ubona no muri ya filme ya nyuma tubona umubyeyi azana imodoka akabari utabara wa mwana. So nk'umugore tuvuge mu muryango w'Abanyarwanda, tugomba kugira impuhwe, umwana wese ukamufata nk'uwawe, ukamwumva, wamusanga ku muhanda, wagusaba igiceri, don't just push the kid, numusunike, mwiyegereze umwumve. Kandi simvuze ku bagore gusa, ndavuga ku muntu wari we wese, yaba umuhungu, yaba umukobwa, yaba umubyeyi wari we wese agomba kumva umwana w'Umunyarwanda.